njyewe sinabona aho mbarega mwanyica isoko muranshakira umugabo mumuzane mujye muno no muvuga ahari gutya kuko ngewe ndabirambiwe maze kwiheba mugabo none se maze kwiheba umva Keti wamubonye dore uyu n'umwana wa president abwira Keti Bashabe ngo ni wowe byose mwamubonye uyu n'umwana wa president Ramaphosa uyu n'umwana wande wa president Ramaphosa mu rukundo n'umunyarwandakazi Keti Bashabe tutajyaho neza ndabigira mwamubonye uve kuri bya bakobwa tuziranye ni mushaka uburyo mumenyana n'abakire nibwo bwiza mbabonamo kugira ngo mumpe igitsina cyanyu mwamenyana n'abakire mukajya mumpa ku mafaranga bazajya babaha mureke mwumve hano neza cyane urumva game over ntabwo nkeneye ko munkunda nimugende mumenye ubwenge mukundane n'abakomeye nanjye muzankomeze muzanyibuke niki mutabona hano hari icyo mutabona inkuru y'uyu mukobwa rero uburyo yatangiye ntabwo ndi kubabeshya urumva iyo tayi ni ukuvuga ngo nuza kwitegereza muri investigation iba yakozwe regarde ici ntabwo bitangiye ubu musoma amatariki ndabazanira ibindi nabonye video ndumirwa bari ahantu bita muri Cap Vert bari muri Cap Vert nabonye video ya Keti Bashabe n'uyu mugabo ndumirwa dore umwana w'umuhungu yafashe ifoto umwana yambaye ahangaha ntimutekereze ko iyi foto yapfuye kuyifata iyi foto yahiswemwo na Keti Bashabe yambaye imishanana ko muzi Keti Bashabe yambaye tubumba magara muzi Keti Bashabe ari kuguruka mu ndege mutekereza ko ari ihurizo ryapfuye kuza Keti Bashabe akagaragara umuhungu agafata ifoto yambaye umushanana umukwaraje tumutegereze cyangwa dutegereze undi ibingibi bibaye nyuma y'agahinda gakabije Keti Bashabe yatewe n'itangazamakuru muri aya magambo sinabona aho mbarega oti njyewe sinabona aho mbarega ego mwanyica isoko muranshakira umugabo wayabone mumuzane mujye muno no muvuga ahari gutya kuko ngewe ndabirambiwe maze kwiheba mugabo none se maze kwiheba umva Keti Garamfrere ararongowe ndasubiramo Keti Bashabe ararongowe abantu mwese muri gushyira mwizo mbariga mushaka kuzamuka ntazo ndi bufate rero abantu mushaka inkuru ya Keti Bashabe ntabwo byabaye ihurizo kugira ngo uyu muhungu utazi iby'imyambarire ahitemo umushanana iyi foto yahiswemo na Keti Bashabe uyu mutima komenti ntabwo yapfuye kuwuterekamo oya ntabwo yapfuye kuwuterekamo Riza manza ujye guteka isombe kuko wowe ko shushu Riza ubu wambabariye ugafata nka kiriya cyana cya perezida wa Amerika Trump ukamudutamo manuka sheri manuka niba kiri guteka zamure munzanira umuntu bita Jado urumva Riza make birafunze kandi ndashaka kugira ngo nkuruze kwitatura Nafungura. Ukuntu wifuza gumanuka. Umwana wa perezida ashaka umwana wa perezida nta muntu uri kuzamura atarakora kuri goro ukora kuri goro nkuzamura please ukora kuri goro nkuzamura period kandi bose batanga ibintu bifatika no hariho Manigari na Galaxy gusa
gemo nyine bakobwa b'abanyakigali nimushaka abanyamafaranga ngewe kugira ngo menyane nawe ushaka kumpa igitsina namenyana nawe warakundanye n'umukire ukampa ku mafaranga yaguhaye nimufate ku mitungo y'abana b'abakire muri iyi si mukundane nabo ngewe menyane namwe ninshaka nzabera umukanda nzugi igihe kizagere nkundane namwe mumpa ku mafaranga mwahawe n'abakire umukanda nzugi bisobanuye iki? mukanda nzugi ni abari gatabirato abakomba kwaha ubu rero uyu muhungu yari kuzamuka cyane mu bakire bakomeye muri South Africa ku buryo ari ku rutonde rwa 7 rw'abakire 7. ubwo rero ubyumve urwego ibyo bintu byaba biriho nta makuru ngiye mbifiteho wenda kuri relationship yabo, ariko nimba yabishyizeho kuriya ni ukuvuga ko cyane cyane iyi famiye ni famiye itagikunda kujya mu bintu by'amaskandal. Hari ibintu biba South Africa cyane ku bantu tuhabaye bita scandals. Ntago iyi famiye cyangwa se intuza tribu y'abavenda abo bano bavukamo uzabonamo abazuru, abakosa, abandebele, bose usange abatswana cyane cyane abatswana niho hamusangamo ibintu nk'ibi. Umuntu agakora ikintu nyine cyo kugira ngo gusa azaryoshye inkuru azakora ibintu bicike Joburg na za Pretoria na za Cape Town kuko hano habitangazamakuru rityaye cyane. Akantu kose kabonetse cyangwa se kaba kagomba kuvugwaho kabonetse kuri famiye nk'izi ngizi. Muzu ibitendo umuhungu wa Zuma yajyaga akora uwo bita Zuma Pili byo kujya afata abakobwa b'abatswana, abakobwa bo muri ntoza muri Cape Verde b'abantuza ba influencers, akajya nyine bose avuga uburyo abakunda yagiye aryamana nabo. Ariko zino famiye zaba bakire man zo nta bintu nk'ibyo. Ubwo nimba bivuze ko hari aho bigeze cyangwa se hari uko bihagaze. Ubwo amakuru kuko ari wowe tuyakesha cyangwa se tuzi ko ari wowe muntu ubu yafite neza, nanjye ndaje ntera agatebe. Ariko uyu ni umukire ukomeye cyane, nicyo ndashaka kubabwira. Rero impamvu kababwira ikintu kimwe, urumva kumenya amakuru ni ikintu kimwe bro. Ntukifuze kumenya amakuru yose. Haragiye njye amenya amakuru, urumva dore ngibi wabibonye. Ngewe urukumva Kate Bashabe muzi mu buryo bubiri, urimo kumva? Kate Bashabe muzi mu buryo bubiri. Mwebwe mu muzi nka Kate Bashabe w'umu influencer. Oya, n'ibindi bijyanye na service nabyo tuba tubizi. Oya ariko ntasobanurira isabune. Ndavuga Kate Bashabe muzi nk'umwana wo mu muryango, urumva witonda ufite ubwenge. Nibwo bundi buryo nshaka kuvuga. Ko nyumva Jado wabaye Hello? Ndakumva gade. Hello? Hey. Bite? Ndi kuri TikTok. Guys, musharinga live. Byishe byose nabwo namibye. Gutapinga screen, ntabwo muri gutapinga screen, ntabwo inkuru ndi buyirangize, nta nubwo ndi buyitangire. Turi kumwe mu buryo bwo kureba kamanze ndiba muri gutapinga screen. Ndabibona ari uko ntabwo muri gutapinga basheri, ntabwo muri gutapinga. Ndababwiza ukuri, umuntu utari bukore kuri goal wo ngo kumuzamura biraza kumbera ihurizo. Ko niko kuri biraza kumbera ihurizo mutari ntabwo ndi butangire nk'utafite 100,000. Tirise tugira 100,000.